Yes, reka nongere mbasuhuze ndetse kandi mbahereze ikaze kuri channel ya Media TV. Rero tugenda tubagezaho amateka y'ibyamamare bigiye bitandukanye byagiye biranga Afrika, muri Amerika, Aziya n'ahandi mu bihugu bigiye bitandukanye. Uyu munsi twabateguriye byinshi ku buzima bwa Diamond Platnumz, amateka ye n'ibyamuranze kuva akiri umwana kugeza ubu ngubu. Iki cyamamare Diamond Platnumz yagiye kimenyekana mu bihangano byinshi cyane bigiye bitandukanye, nk'indirimbo muri no minsi irimo kubica iri kubica kabisa yitwa Enjoy, indirimbo nziza cyane irenze iri gukomeza gusigisa iyi East Africa. Rero uyu munsi Diamond Platnumz ubu ngubu Diamond Platnumz ni umwe mu bahanzi beza Afrika ifite, ndetse ni umuhanzi wakunzwe kuva kera akiri mu itsinda rya Mbosso Live and Harmonize n'abandi, anakora ku giti cye muri 2006. Uyu munsi twaguteguriye amateka ye byose ni hano kuri Media TV. Nimba ubwa mbere wadukurikiye tukakubwira ugakora subscribe kugira ngo dukomeze tubane 5 kuri 5 ukomeze kuryoherwe n'ibiganiro byacu. Iki cyamamare ababyeyi ba Diamond Platnumz bamwise na Seb Abdul Juma Isaac. Amaze gukura agakunda muziki ndetse akabona ko ashobora kuwugira ubuzima bwe bwa buri munsi, yahise ashaka izina azifashisha maze yita Diamond Platnumz. Iki cyamamare Diamond Platnumz ubusanzwe ni umucuruzi, umwanditsi w'indirimbo, umuhanzi ndetse akaba n'umwe mu bafasha abandi bahanzi nk'uko agenda afasha ba Mbosso Live and Harmonize n'abandi. Diamond Platnumz niwe muyobozi washinze inzu yitwa Wasafi Record. Wasafi ikora umuziki ikanafasha abandi bahanzi, ashinga Wasafi Bet, Wasafi Media. Iki cyamamare rero dukomeje kubageza hano kuri Media TV. Diamond Platnumz niwe muhanzi wa mbere muri Afrika y'Iburasirazuba wagize miliyoni 900 kuri YouTube. Imbere na ayo muhanzi nakasamo. Ubusanzwe Diamond Platnumz yavukiye mu gace ka Tandale muri Dar es Salaam aho muri Tanzania, akaba afite amavuko muri Kigoma. Nituvuga Kigoma ntiwumve muri Kongo, ni muri agace kari muri Tanzania tu. Uyu muhanzi Diamond Platnumz yamamaye mu njyana ya bongo, afropop, afrobeat, suku na R&B. Diamond Platnumz azi gukoresha bimwe mu bikoresho bya muzika birimo piano, gitari, ingoma. Uyu muhanzi ukunzwe kugeza ubu yatangije umuziki byeruye neza cyane mu 2009. Uyu muhanzi Diamond Platnumz dukomeje kugutwikira, dukomeje kukwereka byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri we. Ukaba guhita wibaza ngo impano y'iki cyamamare Diamond Platnumz tuzi hano muri East Africa, tuzi isi yose izi aba umuntu w'icyamamare nk'uyu nguyu, ushobora guhita wibaza ngo impano ye yatangiye ryari? Iki cyamamare Diamond Platnumz impano ye yatangiye kugaragara mu 2006. Ubwo yari afite imyaka 18 y'amavuko, ubwo yagurishaga imyenda ku muhanda. Aho niho byatangiye kumva ko ari umuhanzi nawe yatangira guhatana, kumva ko yajya akora indirimbo mu mafaranga akuye mu myenda yagurishaga, kuko ari nabwo yatangiye kujya yiyumvamo umuziki. Muri iki gihe niho yakoze indirimbo yitwa Toka Mwanzo, indirimbo mwamenye cyane. Yari ikoze mu njyana ebyiri zitandukanye, bongo flavo na R&B, afatanyije na Fatima na Romy Jones. Uyu muhanzi rero dukomeje kukubwira byinshi cyane bigiye bitandukanye. Muri 2010 yakoze iyitwa Kamwambiye, yamufashije gutangira guhabwa ibihembo muri Afrika mu mwaka yamufashije guhabwa ibihembo mu myaka 4 gusa. Ni ukuvuga muri 2014 Diamond Platnumz yashyizwe ku rutonde rw'abahatanira ibihembo muri Bet Award.
uyu muhanzi rero nakasa mutwe, uyu muhanzi ntabaho, uyu muhanzi ntasanzwe. Mu mwaka wa 2022 yasohoye EP ye ya mbere y'indirimbo yise ngo Fowa cyangwa se Faowa. First of all, aba umuhanzi wa mbere ukoze ako gashya muri EP y'indirimbo 10 zasohokeye rimwe. Yasizemo abarimo Zuchu, Gordy, Anekule, Anekundre, izina ry'uyu muhanzi rijya rinanira kurivuga. Gusa uyu muhanzi ni wo muri Nigeria, na Focalistic, ndetse Focalistic nawe ni icyamamare, murabizi ko ejo bundi yitabye n'Imana, ndetse n'abandi. Muri uyu mwaka wa 2023 Diamond Platnumz yafatanyije n'umuhanzi wo muri Congo witwa Koffi Olomide. Ndagize ngo indirimbo ye mwarayumvishije, indirimbo yarakasa mutwe nyaboneka. Ubusanzwe Diamond Platnumz ubundi ushobora kwibaza ngo Diamond biriya bintu aririmba, ese Diamond agira idini, ese Diamond arasenga, ese Diamond ntabwo yaba ari umuremyi na Yesu, yaba asenga ate? Ubusanzwe Diamond Platnumz ni umuhanzi usengera mu idini rya Islam. Bwa mbere yabyaranye na Hamisa Mobeto muri 2019, atereta umunyakenya, umutagira ngo we muramuzi, mwita Tanasha Donna, amuterinda uyu mwana umwe. Gusa ntago bigeze bagira amahirwe yo gukomezanya, gusa bagitandukanya. Tanasha Donna yisubiriye iwabo muri Tanzania. Ako gasobanuke neza tu, wisubiriye iwabo muri Tanzania ni Diamond, kuko Tanasha Donna ni umunyakenya. Alubumu yasohoye muri 2010, Kamwambiye. Na alubumu yasajije abantu, yarabasajije ku rwego mutabyumva. Noneho muri 2012 yakoze indi yitwa Lala Salama. Muri 2018 A Boy From Tandale. Muri 2020 First of All. Yes, nimvuga First of All uragira ngo nitwa tundi buvuga ngo mbere na mbere. Ni indirimbo Diamond yakoze muri 2022 yitwa ngo First of All. Yeah, indirimbo abenshi utayizi yajya kuri YouTube akajya kuyisearchinga, cyangwa se kuri Audiomack n'izindi mbuga nyinshi cyane Diamond zigiye zitandukanye Diamond agiye akoresha. Kugeza ubu iki cyamamare ubu ni umwe mu bahanzi Afrika ifite utanga icyizero cy'ejo hazaza. Uyu muhanzi rero ushobora kwibaza ngo ibintu bye bizagera he? Diamond rero ibintu bye amaze kubishyira ku rundi rwego, aho Diamond twamuvagaho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Gusa ibyo nibyo wabasha kumenya, gusa utuntu twa bonus na kongeza cyangwa se nakubwiraho. Uyu muhanzi Diamond Platnumz yagiye ataramira mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane ko yanataramiye mu gihugu cy'u Rwanda, aho yaje muri mu Ntare Arena akaba yarayifutse. Uyu muhanzi Diamond Platnumz ntasanzwe, yaba mu Rwanda, muri Tanzania, Kenya, Zambia, Mozambique n'ibindi bihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu muhanzi rero Diamond rero akandi kantu twamuvugaho kagiye gatandukanye, abantu benshi cyane urumva bagira amagambo menshi cyane gatandukanye batamufataho. Uyu ni umuhanzi umaze kugira imodoka nyinshi cyane mu muhanda. Ni umuhanzi nawe n'ubundi ugenda mu modoka zihenze, ukunda kugaragara yambaye amashanete ahenze bya Ateye. Uyu kandi ikindi, uyu ni umuhanzi dushobora kuba twavuga ko ari nk'umuhanzi wa gatatu muri Afrika, twavuga ufite icyo bita ikofi cyangwa se ibiceri byinshi cyane. Ikindi navuga rero Diamond rero yavuga ijambo siryeru. Uyu muhanzi nawe ikintu bitaguba yashaka umugore bakabamarana nk'igihe. Uyu muhanzi nawe ibintu arakemangwa kuba yashaka umugore bakabyarana cyangwa se bakabana nk'igihe. Ni ibintu bigoye bya Ateye. Uyu muhanzi rero ikindi yagiye agaragaraho
yagiye agaragaraho nk'umuhanzi ukunda iby'ubuki bya hatari, umuhanzi ukunda ibyana bigiye bitandukanye, ariko uyu muhanzi ni umuhanzi udasanzwe kabisa. Uyu muhanzi azageza Afurika kure. Uyu muhanzi rero icyo nakubwira, ni umuhanzi ukomeye cyane. Ngiye rero muri kumwe banyita Zephrin Niyitegeka, nimba ari ubwa mbere wari unyumvise, banyita Zephrin Niyitegeka. Izina ryanjye rijya rigora benshi kuryumva cyangwa se kurivuga, ariko banyita Zefa mu gihe wenda Zephrin bishobora kuba bikugoye, cyangwa se ukanyita Wikranze Filiti Mariso tusama Dontrontos igipfa ntibarire, cyangwa se ukanyita Nyangufi Murizo, cyangwa se ukanyita Kirimante Tere. Rero ikiganiro nk'iki ngiki naho utaha. Ciao, tuzakomeza tubane mu biganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye. Kora subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze tubane mu bindi biganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ciao.